yavuganye nawe rizashobora gukora icyo yagize gute yaritumye. Niba yarakubwiye ngo uzatunga akira gutunga, niba yarakubwiye ngo uzabyara akira guheka, niba yarakubwiye ngo uzarya akira kurya, niba yarakubwiye ngo uzambara akira kwambara, niba yarakubwiye ngo uzakora ubukwe akira ubukwe, niba yaragusezeranyije urugo rwiza rwakire. Ijambo ry'Imana ntirizagaruka ubusa, ahubwo rizasohoza icyo yagize gute yavuganye nawe cyangwa se yaritumye. Ese birashoboka kudukurikiye kuri izi televiziyo yaragusezeranije ko izaguha inzu, irangira ko irahirira kubwira ngo ibyo navuganye nawe no kubikora nzabikora, irongera irahira vanga ijambo navuganye nawe, ntabwo rizagaruka ubusa, ahubwo rizasohoza icyo yagize gute yavuganye nawe. Mvugira ngo amen. Umva ijambo, iryo jambo rirakomeye. Uzashorerwa amahoro uri gutabarwa. Birashoboka ko Imana yaguhaye isezerano uyu munsi ukaba uri muri gereza, birashoboka ko Imana yaguhaye isezerano uyu munsi ukaba uri ku bitaro runaka, ushobora kuba Imana yaraguhaye isezerano uyu munsi ukaba warasenye, ariko umva ukuntu Uwiteka avuganye nawe. Aravuze ngo umunsi uzava muri ubwo butayu, umunsi uzava muri ubwo bukene, umunsi uzava muri ubwo bugumba, uzashorerwa amahoro n'Imana. Mvugira ngo amen. Ntago ari juriye nubivuze. Nimba umaze igihe kirekire uri mu buzima bw'amanegeka, niba umaze igihe kirekire uri mu nzu y'ikode, Uwiteka nyir'ibihari irahiye aravuga ngo ubwo bukode uzabuvamo ushorewe n'amahoro. Bishatse kuvuga iki? Amahoro azagushorera ari uko wabonye inzu yawe. Bishatse kuvuga iki? Niba ari ikibazo cyo kutabyara, amahoro azagushorera wabyaye. Niba ari ikibazo cyo kubura umugabo, amahoro azagushorera wambaye agatimba. Nimba tasi eneta yasire. Yes, turabasuje cyane. Amahoro y'Imana bane namwe abakunzi ba Hinduka Official. Mbifurije kugubwa neza. Mbona gushimira wowe wakoze subscribe, share na comment. Wahisemo neza gukurikira Hinduka Official. Nekereza ko ari channel y'umugisha, kandi ni channel izakugirira umusaruro mu ruhande rw'umubiri wawe cyangwa se mu bugingo bwawe. Nekereza ko ari channel yongera kutugaruramo ibyiringiro aho twari twabuze ibyiringiro, ikatugaruramo icyizere aho twari twitakarije icyizere. Niyo mpamvu manje ijambo rivuga ngo wahisemo neza kudukurikira, ndetse nawe wakoze subscribe, share na comment, nawe utarabikora ngushishikarije kugira ngo udushigikire dukomeze kwagura ubwami bw'Imana, tubo umuryango mugari wo kuvuga Imana ndetse wo guhimbaza n'Imana. Ibintu byose birakorwa. Imana ibahe umugisha. Yego Julien ngo ayikaze. Tangiye kuntera amatsiko nk'umuntu ugiye kumva ikintu gishaka. Uracyumva ariko umva ko na base yanjye yakoze. Julien nabonye ndi umuntu ukoresha base byawe ndi wanyiharagaho ngufite base. Ngenzi neza kari ngiye muntu ufite base. Usiko burano no muri korari arigemba numva nakwirimbanira n'abagabo. Aya namubonye ndi mukobwa nyine nahoraga mubona ariko ataravuga cyane. Utarumva ijwi rye. Umunsi rero nibwo nafashe umwanya ndamwumva neza. Ura rero wabonye nawe n'umwana wanjye n'umukobwa wanjye. Yamura nitiranwa yitwa Julien. Kandi yitwa Julien. Yefite abana benshi cyane. Ni hafi no gushingira. Nurana umukobwa wanjye. Kabisa sha. Aranagukunda pe murakundana njya mbibona. Urumva rero baze kuba ayifite bishoka kuba yaranturutseho kagenda izamuka uko ari gukorana kiri kugendeza. Yego. Ariko nejejwe n'Imana mu mutima. Katubanze dusenge. Urukumva dusengera. Oya uzi impamvu akamaro ko gusenga. Aba ndi muntu twakwanye ikiganiro bwa mbere. Yes. Ndasenga abari nje usenga. Ndavuga nti Imana udufashe iki kiganiro bane natwe. Turangije turavuga tugeze ku munota wa 5. Sinzi ukuntu na leta ngiye kubona mbona mikoro ye irafunze. Noneho ndangije ndamubaza ntese ko nasabye ngo Imana itiyobore mu kiganiro none mikoro yawe ukaba utayifunguye wibagiwe ni nuko nasenze nabaye nge ndeka batumirwa bari mwe musenga. Yakubwiye ngo ikirere akabazo kamatse. Yambwiye atumva ahubwo wowe isengesho ryawe Imana iraryumva cyane. Ati tekereza iyo dukora ikiganiro kikarangira utabonye ko mikoro ifunze, atahubwo yakumvise kuba wabikwereka kare. Nabikweretse hakiri kare. Mu bigaragara nanjye iryanjye iri kuryumva reka nsenge ngo Imana ibane natwe n'iki kiganiro cyane. Yego Imana turagushimye, Imana tugwaye icyubahiro. Uyu munsi twiteka 17 z'ukwezi kwa 5 umwaka 2026. Wabanye natwe mu kwezi kwa mbere, ukwa kabiri ubana natwe, ukwa gatatu ubana natwe, ukwa kane ubana natwe.
tugeze ku 17 turi bazima nushimwe kandi uhabwe icyubahiro. Hari abahindurira amazina bitwa amazina mabi, ariko ushimwe ko njye na Julienne ndetse n'abadukomokaho waratwimanye amazina yacu aracyari amazina yishimwe, habwa icyubahiro. Tuje muri iki kiganiro ndi kugusaba ngo uze kubana natwe, turi twenyine twakwiyobora tukayoba, ariko turi kumwe nawe watuma dushima aho abakunzi bacu bari kuribwa, izina ryawe rigahabwa icyubahiro. Bisabye Imana mu izina rya Yesu, amen. Yego, reka mfate uyu mwanya namamarize abafatanyabikorwa bacu. Yego, nibwo twakoze ikiganiro bwa mbere dufite abantu turi kwamamariza. Oya, ariko abambere twakoze n'ikindi. Yego, banza wamamaze kampani yawe. Twakoze n'ikindi kandi ari wowe wacyamamaje. Nyine twakoze n'ikindi cyo kwamamaza ubutayeri. Yego, nyine amamaza kampani yawe, nanjye ngiye kwamamaza. Yewe ntago nabishobora, ahubwo nyamamariza tubyumve. Yego, wowe muntu ukeneye kuba wadodesha igitenge, wowe muntu ukeneye kwiga imashini, dusange hano Nyargondo, ni mu murenge wa Rugarama mu karere ka Burera. Yego, niho Julienne akorera, yigisha abantu kudoda, adodera abantu ibitenge modeli zose, nzi kwazi kuzidoda. Yego, hari utazi? Nta nimwe. Ni mu mugane mwambare muberwe, bambare neza. Yego, sobanura ibindi njye nabamvuze nabi. Oya, nta bindi wavuze nabi. Yego, indi kampani ni Bora Cooking Company. Iyo ni kampani rwose itekera abantu bafite ikirori. Niba ufite ikirori ukaba ufite abantu benshi utashobora kubatekera, rwose hamagara 0783802794. Ni kampani ikorera i Musanze, icyicaro kiri Musanze, ariko mu ntara hose aho wabahamagara uherereye barakora, bakaza bakagutekera neza. Ibiryo byawe uko wabihashye niko bigera kuri bife bikingana. Nanjye bazakora mu bwanjye kabisa. Yego, nawe mu bwawe rwose mu kirori cya Julienne biyumvemo. Ikindi, iyo ubahamagaye ukababwira yuko wamenya amakuru binyuze kuri Concoride TV show, barakugabanyiriza, baguca makeya. Yego, indi kampani ni Sawa Image Studio. Ni studio iherereye mu karere ka Musanze, hagati y'umusigiti ndetse na Ezire TSS. Barafotora, bandika ku myenda, bagukorera wandi ukeneye ifoto nini yo kumanika mu nzu. Yego, naho barabigukorera. Ku bindi bisobanuro wahamagara 07844624 bakaguha ibisobanuro birenze kuri ibi. Nabo nubabwira yuko nimero cyangwa se amakuru yamenye biturutse kuri Concoride TV show, bazakugabanyiriza. Yego, uwavutse ni ugura. Ubwo ushatse kuvuga iki? Bimbwira. Oya, njye ntabwo nabimenya, ubwo buriya ugiye kubimbwira neza. Ushatse kuvuga iki ahubwo? Ushatse kuvuga ku itariki ariyo navutseho. Itariki niyo wavutseho? Yego. Ngaho ngurira rero. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Julienne. Happy birthday to you. Bravo, bravo. Yego, Imana ishimwe ko yakurinze ukaba ugeze ku itariki y'amavuko yawe. Y'amavuko yanjye. Nukuri ndayishimye, nyihaye n'icyubahiro. Nukuri yarahabaye. Muri imbyino wavuze ngo hari abantu beza twavukiye kimwe, bari bazi gusenga no gusirimba neza, ariko abo barapfuye. Rero njye ndashimira Imana ko nkiriho, ndi muzima, ikabiri kunyongerera n'imyaka yanjye. Uyu munsi ndi mu mashimwe ndetse nezejwe n'Imana mu mutima, kuko iyi tariki duhagazeho niyo tariki y'amavuko ya Julienne. Yego mama, niba mwaraganira yakubwiye ko byari bimeze ute akibaruka? Byari ibintu bigoye, byari ibintu bigoye cyane mu buryo utabyumva. Ko ntekereza ko icyo gihe ari bwo hari hakiri umutekano mukeya. Urumva byari ibintu bigoye, ariko Imana yarahabaye. Amateka njya numva ko abantu benshi twavukiye kimwe muri icyo gihe, benshi barapfuye, ababyeyi bagata abana babo, ariko ngenda cyari. Rero Imana yumve ko nyishimye ko yahabaye. Nta kintu na kimwe nigeze nyira, nta mafaranga, nta mashuri, nta buranga, ntacyo, usibye neza yangiriye n'urukundo yankunze. Ravuga ngo kwiyi tariki azagira agihumeka umwuka w'abazima. Imana yumve ko nyishimye iri mu gihugu cyo mu ijuru. Nukuri pe.
yego mu kanya turakata keke abantu baze bajye keke. Yego abantu baze dusangire keke rwose twishime kuba Imana yararinze umuhanuzi wacu. Yego akaba kiriho tugomba kwishima. Niyo mpamvu iki kiganiro ntabwo turatinda kuko hari abantu baje kwifatanya nawe pe. Birumvikana ntago babura. Abantu benshi bankunda banamba hafi. Yego tugomba gufatanya kunezerwa muri uyu mwanya Imana iduhaye. Yego ntabwo tuza gutinda muri hangana kugira ngo tujye kwishimira umunsi w'amavuko wa Julienne. Amukesha Imana Julienne. Yego ntabwo tuza gutinda agase nanjye koko gukoresha ikiganiro umwana wavutse. Umwana yavutse azi kuvuga, umwana yavutse azi no kurya, mukanya agiye no kurya keke. Niba na ngombwa araza kubaririmbiramo gakeya ndetse n'ababyinira. Sinabe ko mfite n'impano yo kubyina. Ibiza kwa ngombwa byose biraza kuboneka. Yego mbo reka tubarayike umuhango uwo kwizihiza isabukuru ya Julienne. Turaza kurikodinga dufate video tuzabibasangiza uko byari bimeze. Hari icyo bitwaye. Tugomba kubereka kubera ko mpafite ababyeyi benshi. Kuri televiziyo turiho cyangwa se ku bantu benshi badukurikiye. Mpafite abantu benshi bankunda kandi nabo barishimira uyu munsi. Ndabizi neza ko turawufatanya. Niyo mpamvu tugomba kubereka ibirori uko byagenze, uko umwaka twawusoje. Birashoboka ko abantu basoza umwaka cyangwa se umwaka w'amavuko wabo kagera bari mu mibaro abandi bari mu gahinda, ariko twebwe turi guseka. Yego reka dukubite tubangura. Reka uwavutse uyu munsi nibyo navuze ngo niwugura ariko ntabwo araguriza amafaranga ahubwo yatugezaho ijambo ry'Imana. Yego hanyuma uyu munsi umwana wavutse yavutse azi kuvuga kandi nimpamya ntakidikanya ko ikintu agiye kuvuga kirakubera inkomezi mu minsi yawe ufite iri imbere yawe, cyangwa se iragukomeza ikakomora n'ibikomere umaze igihe warakomeretse. Ndumva ijambo riri kumfasha namwe mudukurike kandi mudukunda riragufasha. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana turasanga muri Yesaya 55. Turasoma duhereye ku murongo wa 13 turageza kuri 14. Sinzi niba ubyumvise. Nari mvuze ngo tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Tugiye gusanga muri Yesaya 55 turasoma duhereye kuri 13 turageza kuri 14. Yesaya ibice 55 dore ku murongo wa 11 twumve ku mwami Imana atubwira. Amen. Ndi kumva ndi guhatwa kuba nahera ku wa 10. Aya turahera ku murongo wa 11. Yego turageza kuri 12. Yego zineza ko ari amagambo y'ubwenge aragukomeza kandi arakubwirira umumaro. Hanyuma reka udusomere twumve ko hatubwiye. Binyanze mu nda mpereye kuri 10 pe. Nk'uko imvura na sheregi bimanuka bivuye mu ijuru ntibisubireyo. Yego ahubwo bigatosa ubutaka. Yego bukameza imbuto bugatoshya n'ingundu. Genda gakeya ongera utangire tubyumve neza. Nk'uko imvura na sheregi bimanuka bivuye mu ijuru. Umva ijambo ry'Imana umwana muto yakuzaniye wavutse uyu munsi. Aravuze ngo nk'uko imvura na sheregi bimanuka bivuye mu ijuru bigatosa ubutaka. Abari bazi ko bidashoboka, mbese mu rundi ruhande nukuvuga ngo imvura itaguye ntago dushobora kweza. Imvura itaguye inzara yatwica mu mpande nyinshi, ariko umva ukuntu ijambo ry'Imana rivuze ngo kuko imvura na sherezi bimanuka bivuye mu ijuru bigatosa ubutaka. Hanyuma umva ukuntu Yesu agiye gukora igitangaza gikomeye ku buzima bwawe. Ntabwo ari Julienne uziye kubikora, ariko ndagira ngo nkubwire ngo wumve ibyo Imana yakoze kugira ngo igwishe imvura abantu bagiye abandi banambare. Iyi imvura iguye turajye tukanambara. Hanyuma reka utegera amatwi iri jambo, wowe udukurikiye, wowe turi kumwe, wowe udukunda, nyemera utegera amatwi iri jambo. Nzi neza ko rigiye kukubaka rikagukomeza, ukavuga ngo mbese yagwishije imvura mu butaka bweri bwarakakaye, iyagwishije imvura ku rutare hakongera akamera imyaka ikera. Ni iki cyatuma idashibura ubuzima bwanjye? Yego nk'uko imvura na sheregi bimanuka bivuye mu ijuru ntibisubireyo. Yego ahubwo bigatosa ubutaka bukameza imbuto. Yego bugatoshya n'ingundu. Yego bugaha umubibyi imbuto
imbuto n'ushaka kurya bukamuha umubibyi imbuto n'ushaka kurya akabona umutsima. Bishatse kuvuga ngo iyo imvura iguye nibwo umuhinzi amenya ikintu ari buhinge. Iyo imvura iguye uramenya ngo imboga zireze ndasoroma nubwo inzara yatera, ariko nubwo imvura iguye imboga zizamera. Hanyuma izo mboga yose imeze ziha umuntu wo kurya umutsima. Ko ntushobora kurya umutsima utagira imboga, mvugira ngo amen. Iyo imvura iguye, haleluya, birashoboka ko ari imvura y'umubiri turi kuvuga, ariko bitewe n'ubuzima urimo ubifate mu buryo bw'umwuka. Amen. Ariko imvura iguye ishubura ibyari byaranze gushibuka. Iyo imvura iguye amasezerano yawe yararangiye arongera akaba mazima. Bishatse kuvuga ngo Yesu yakugarutseho ibyari byararangiye birongera bikaba ibintu bishya. Iyo Yesu yakugarutseho aho watereye agaciro urongera ukahagirira agaciro. Bishatse kuvuga iki? Ubu butaka nabwo bwari bumaze igihe kirekire nta makuru bufite. Ubu butaka nabwo bwari bumaze igihe kirekire izuba ryarabaye bwinshi, harabaye mu butayu, ariko imvura iguye mvugira ngo amen. Imvura iguye ubutaka burongera bumeze ibyatsi, ubutaka burengera bumeze imboga, ubutaka burongera bumeze imbuto, umuhinzi abona imbuto agiye guhinga. Haleluya. Bishatse kuvuga ngo nawe Imana ikugarutseho ikura ibishoboka mu bidashoboka. Dukomeze tubyumve. Niko ijambo ryanjye riva mu kanwa kanjye rizamera. Niko ijambo ryanjye riva mu kanwa kanjye rizamera, mvugira ngo amen. Ese niba imvura igwa umuhinzi akamenya ko agiye guhinga, ni ukubera icyo Uwiteka atamenya icyo dukeneye? Mvugira ngo amen. Imana izi ibyo dukeneye kuruta uko umubyeyi yamenya ibyo ukeneye. Imana izi ibyo dukeneye kuruta uko umuryango runaka wamenya ibyo ukeneye. Imana izi ibyo dukeneye kuruta uko mama wawe yabimenya. Imana izi ibyo dukeneye kuruta uko abaturanyi babimenya. Imana izi ibyo dukeneye kuruta uko, haleluya, haleluya, Imana izi ibyo dukeneye kuruta uko ubwenge bwacu bwamenya ibyo dukeneye. Mvugira ngo amen. Birashoboka, haleluya, birashoboka ko umaze igihe kirekire ubuzima bwawe bwarabaye nk'itaka ryari rikakaye. Birashoboka ko umaze igihe kirekire shakisha ubuzima ntibikunde, aho ugeze hose bikanga, aho unyuze hose bikanga, ariko Uwiteka avuganye nawe arakubwira ngo nkuko yagwishije iyi mvura mu butaka bwari bumaze igihe kire bukakaye, bwari bumaze igihe kire bwarumye, Uwiteka aravuga ngo niyo yagwishije imvura muri ubu butaka, reka yongere gwisha imvura ku buzima bwawe. Mvugira ngo amen. Iyi ntabwo ari imvura isanzwe mu buryo bw'umubiri, ahubwo ni imvura y'ibisubizo ku buzima bwawe. Birashoboka ko yaba ari imvura y'amasezerano, birashoboka ko yaba ari imvura yo guhabwa urubyaro, birashoboka ko yaba ari imvura yo guhabwa akazi. Haleluya, haleluya. Birashoboka ko yaba ari imvura yo kongera ikaguha ubuzima buzima. Imana yongere gwisha imvura ku buzima bwawe. Mvugira ngo amen. Dukomeze. Ntirizagaruka ubusa, ahubwo rizasohoza ibyo nshaka. Ijambo ryanjye ntirizagaruka ubusa. Haleluya. Ijambo ry'Uwiteka yavuganye nawe, nimba hari ibyo yagusezeranije ntabwo bizagaruka ubusa, ahubwo bizasohoza iki? Icyo Uwiteka nyiribihagambiriye. Nimba yaravuganye nawe ngo uzarya, ijambo ry'Uwiteka ntabwo rizapfa ubusa. Nimba yaravuganye nawe ngo uzambara, ijambo ryayo ntirizagaruka ubusa, ahubwo rizagaruka rimaze kukwambika. Mvugira ngo amen. Rizashobora gukora icyo naritumye. Ijambo Uwiteka yavuganye nawe rizashobora gukora icyo yagize gute? Yaritumye. Nimba yarakubwiye ngo uzatunga, akira gutunga. Nimba yarakubwiye ngo uzabyara, akira guheka. Nimba yarakubwiye ngo uzarya, akira kurya. Nimba yarakubwiye ngo uzambara, akira kwambara. Nimba yarakubwiye ngo uzakora ubukwe, akira ubukwe. Nimba yaragusezeranyije urugo rwiza, rwakire. Ijambo ry'Imana ntirizagaruka ubusa, ahubwo rizasohoza icyo yagize gute? Yavuganye nawe cyangwa se yaritumye. Ese birashoboka ko dukurikiye kuri izi televiziyo yaragusezeranije ko izaguha inzu, irangira ko irahirira kubwira ngo ibyo navuganye nawe no kubikora nzabikora, irongera irahira avanga ijambo navuganye nawe, ntabwo rizagaruka ubusa, ahubwo rizasohoza icyo yagize gute? Yavuganye nawe. Mvugira ngo amen. Haleluya. Nimba yarakubwiye ngo uzarya, uzarya. Nimba yarakubwiye ngo uzambara, uzambara. Nkuko ijambo ry'Uwiteka rivuze ngo ntabwo rizagaruka ubusa, ahubwo rizakora icyo yagize gute? Yagutumye. Mvugira ngo amen. Dukomeze twumve uko hatubwiye. Muzasohokana ibyishimo. Muzasohokana ibyishimo kubera ko Uwiteka ari we wabivuze. Nimba yaravuze ngo uzabyara, uzabyara useka nk'abandi. Kubera ko nkunda kuvuga ngo na Sara yabyaye ashaje, n'igihe cyo kubyara cyari cyararangiye,
itubwira neza ngo nta nubwo yajyaga mu bihango nk'iy'abakobwa kubera ko igihe cyo kubyara cyari cyaragize gute cyararangiye. ariko umva uko Uwiteka avuganye nawe kuri uyu munsi. haleluya. usiko nibagiye ko ndi umwana ariko muzashorerwa amahoro muvayo. haleluya. yaravuze ngo uzaza. umva ijambo rikomeye yavuze ngo mbese nimba yaramenye ko ubutaka bwakakaye, ikamenya ko ubutaka bwumye, ikamenya ko ubutaka bukeneye imvura, irangiza ikubwira ijambo rikomeye. iravuga ngo ijambo ravuganye nawe ntabwo rizagaruka ubusa, ahubwo rizakora icyo naritumye ku buzima bwawe. ese ntabwo Imana yagusezeranije inzu? nari nshatse kukubwira ngo nimba yarayigusezeranyije yakire. nimba ari umugabo mwiza uyibwiza ukuri umugabo ukeneye. nimba ari Manuel ni Manuel, nimba ari Damascene ni Damascene, nimba ari umurima runaka n'uwo nguwo. nimba yarabigusezeranije no kubikora izabikora. mvugira ngo amen. dukomeze twumve uko yatubwiye. muzashorerwa amahoro muvayo. muzashorerwa amahoro utabarwa. umva ijambo, iryo jambo rirakomeye. uzashorerwa amahoro uri gutabarwa. birashoboka ko Imana yaguhaye isezerano uyu munsi ukaba uri muri gereza. birashoboka ko Imana yaguhaye isezerano uyu munsi ukaba uri ku bitaro runaka. ushobora kuba Imana yaraguhaye isezerano uyu munsi ukaba warasenye. ariko umva ukuntu Uwiteka avuganye nawe. aravuze ngo umunsi uzava muri ubwo butayu, umunsi uzava muri ubwo bukene, umunsi uzava muri ubwo bugumba, uzashorerwa amahoro n'Imana. mvugira ngo amen. ntabwo ari juriye n'ubivuze. nimba umaze igihe kirekire uri mu buzima bw'amanegeka, niba umaze igihe kirekire uri mu nzu y'ikode, Uwiteka nyir'ibihari irahiye aravuga ngo ubwo bukode uzabuvamo ushorewe n'amahoro. bishatse kuvuga iki? amahoro azagushorera ari uko wabonye inzu yawe. bishatse kuvuga iki? niba ari ikibazo cyo kutabyara, amahoro azagushorera wabyaye. nimba ari ikibazo cyo kubura umugabo, amahoro azagushorera wambaye agatimba. nimba atasi enetaya sire, nimba atasisi enetaya, nimba haleluya haleluya, nimba ari ikibazo cyo kutambara, amahoro azagushorera wambaye. mvugira ngo amen. imisozi n'udusozi bizaturagara biririmbira imbere yanyu. imisozi n'udusozi Mana wenda afashijwe n'ukuri kw'Imana. imisozi n'udusozi bizaturagara biririmbire imbere yawe. bishatse kuvuga iki? iyi misozi n'udusozi twabonye ko ari abantu babonye ko bidashoboka. iyi misozi n'udusozi ni abantu batubariye iminsi. iyi misozi n'udusozi ni abantu bari bazi ko dutuye Lodobari, hatashobora kuvayo umukobwa muzima, hatashobora kuvayo umusore muzima. harangije aravuga ngo udusozi n'imisozi bizaturagara biririmbire imbere yawe. haleluya. n'uwari warakwanze akaba yaraguhaye iminsi, akaba yarasinye ngo ntuzabyara, umunsi azabona wabyaye azakubwira ngo naragusengeye. haleluya. azaza kukubyinira mu bandi, azaza gusirimba mu bandi. niyo mpamvu ijambo ry'Uwiteka rivuze ngo uzashorerwa n'amahoro, kandi amahoro ya nyir'ibihe yagushoreye ntabwo isi itazongera guhura nacyo. aragira abanga imisozi n'udusozi, ibyo byari bikurwanyije, ibyo byari bikuzengurutse, ibyo byari bigufitiye ishari, ibyo ngibyo nabyo bizaririmba. mvugira ngo amen. haleluya. umuririmbyi yaririmbye ngo iminsi batumariye kumara ku isi twarayirengeje ntibarekeraho. wabura umubyeyi barayikubariye, warayirengeje ntibarekeraho. wabura umukobwa barayikubariye, tasi enetaya sire zogredo sasa ntibarekeraho, kuko iminsi baduhaye twarayirengeje. wabura umugabo bari kukugambanira mu kazi, ariko iminsi baduhaye kumara ku isi twarayirengeje ntibarekeraho. nanjye uyu munsi nuzuza umwaka, kandi hari abari bazi ko ntawuzuza, ariko nasimiriye yera kiko ari ikinyuranyo. mvugira ngo amen. Imana yakoze ikinyuranyo. birashoboka ko dukurikira umunsi runaka, birashoboka ko dukurikira mu butayu runaka, birashoboka ko dukurikira uzengurutswe n'amadeni, ariko Imana y'amahoro ivuganye nawe. iravuze ngo iri deni ugiye kurisohokamo ushorewe n'amahoro. ubutayu bwo kurambagizwa ugateretswa umunsi umwe bikanga, ugiye kubusohokamo ushorewe n'amahoro. ubutayu bwo guhabwa piriyave ya buri munsi mu nzu, ugiye kubusohokamo ushorewe n'amahoro. ubutayu bwo kubona kuri Lodobari, Imana ibugusohoyemo uri amahoro. harangira abanga imisozi n'udusozi bizaza kukuririmbira. haleluya. hari abazaza babishaka, hari n'abazaza batabishaka, ariko itegeko ni ukugira gute? ni ukuza. mvugira ngo amen. hari ubwo ari juriye n'ubivuze se. soma hepfo twumva uko hatubwiye. yego turi gusoza
dusoza kugira ngo umwana wavutse tutamuvuna. Yego. Ibiti byose byo mu gasozi bizakoma mu mashyi. Ibiti byose byo mu gasozi mvuzira ngo amen. Amen. Ibiti byose byo mu gasozi bizakoma mu mashi. Birashoboka ko dufite abaturanyi batifuza ko tubaho. Birashoboka ko dufite n'abanzi batatwifuriza icyiza. Ariko Uwiteka ivuganye nawe aravuga ngo ibiti byose byo mu misozi bizakoma mu mashi kubera ko Julienne natabawe. Bizakoma mu mashi ko nawe udukurikiye watabawe. Umaze igihe kirekire uko umusozi wo kutabyara. Umaze igihe kirekire uko umusozi w'amadeni. Umaze igihe kirekire mu manegeka. Ariko Uwiteka nyiri bavuganye nawe ijambo rikomeye. Iravuze ngo nimba yaratekereje ikabona ko ubutaka bumaze igihe kirekire butera cyangwa se bwarakakaye, kabona ko icyatumye butera nuko bwakakaye kubera kubura imvura, ikarangiza ikagusha imvura, yabuzwa n'iki gutangiza ubuzima bwawe bwari bwararangiriye. Bishatse kuvuga iki rero? Nanjye kukubwira ngo aho wasuzuguriwe ariho Imana igutabarira. Aho watereye agaciro ariho Imana iguhera agaciro. Aho waburiye ijambo ariho Imana iguhera ijambo. Nibyo narinje kukubwira, mwakire neza ijambo ry'Imana. Dushimira Imana, reka dusoze kugira ngo tujye kumumena amazi. Uramena aho dukeya. Reka dutange nimero. Nimero ya Julienne, abantu bagiye bihangana nyine ndabizi ko bankunda nawe bagukunda. Niba abantu babiri bafite impano yo guseka. Nubwo ari bazi ariko bazi iraseka namwe ikabanezeza. Kandi nzi neza ko Imana izatwubaka. Kandi umunsi Imana yakubatse uzabwira Julienne ko hari icyo yakoze. Nanjye umunsi yagikoze nzakikubwira. Hanyuma nimero ya Julienne 0782455519. Nyisubiremo ni 0782455519. Hanyuma reka dusengera abakunzi bacu. Yego. Hari icyo uri buvuge? Mana mu izina rya Yesu, uri Imana y'amahoro, gira neza bugacya bukira, uri uwa mbere ukaba n'uwa nyuma, izina ryawe nirishimwe. Twarakubonye ukora imirimo n'ibitangaza, twakubonye uruhura barushe, tukubona wambika bambaye ubusa, tukubona uhagacira abatari bafite shinge na rugero, n'uyu munsi ukora imirimo n'ibitangaza. Tumaze kumva ijambo ryawe, kandi ijambo ryawe n'umutima utera imbaraga mu bugingo bwacu. Ijambo ryawe rimpamba n'urwego bizatugeza mu rwego rwo mu gihugu cy'ijuru. Ngwino ubane natwe wubake imitima yarisenyutse mu izina rya Yesu. Amen.